Niko sha bite byawe kubicanga nabuze ko muri iri shyamba habamo inyamaswa zakugirira nabi nta rusoni. Umva ngo urabeshye. Inyamaswa ze ziri muri iri shyamba nawe wazisizemo. Inyamaswa ziri mu shyamba niwe wazishyizemo kandi sha nanga kumva nabi kumbwiye ko muri iri shyamba harimo inyamaswa ntabwo bivuze ko njye wayisizemo kandi ukomeza kwitinza hano ngaha niko zikomeza gusonza mu kanya ushobora gusanga zagize zigahita zikwanjama zikakurya nta mpuhwe zakugirira ngo ni ukuri urukara. None se wa kigabo we uje kumburira cyangwa uje kunyurira? Urukara ni sogokuru wawe muri batisimu ndakwiyamye. None se wakana we ibyo mvuze si ibyo uri urukara nyine byo kuzana ngo nanjye gusogokura ibyo ntabwo biri ubukore. Sawa kazungu we ndabibona rwose kuri inzobe kandi yererana nawishyira habi. Turashize none. Numenyero wa cyana we njye ntabwo ndi urukara niyo naba ndi urukara ntabwo bikureba ntukamenyere wa mushenzi. Voilà nta mpamvu yo kumenyerana rero wamenyeye nanjye ndakwishyura ngati birangiriza sibyo rukara. Umva uranaza ngukaraga iki muri ubwo butama bwawe utaho ukazajya umenyera abo mu ngano. Nanjye ntumenyere ariko abantu mwabaye iki kuki mukunda kwishyira heza gusa bagira ngo nuke se nkureke barakubeshye sha. Niko gatukura kabone wicaye mu rusenda we ninde wagututse ko kareba ipusi y'urukara. Yuhu kimba ndanye ndikurira n'ipusi y'umukara. Ese kuri kureba nk'inkuru ishaje. Ntabwo umeze ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwinshi bite byawe.